Amashyamba afite inyungu cyane. Inyungu y'amashyamba ku giti cyanjye mbonamo ibiti byo gucana. Usi nkenera urukuri rwose. Noneho ikindi cy'amashyamba iyo nkeneye ifaranga, ishyamba ryeze hari abantu bakenera nko gutwika amakara, hari abantu bakenera inkwi zo gucana. Twaba tugira rwiyemezamirimo Sina Gerard yazaga akatugurira tukabona amafaranga yo kwikenuza. Ubundi igiti gifite akamaro cyane mu gihugu nuko nzi yuko amashyamba ahanini no mu rwego kugira ngo tubone imvura nayo afitemo uruhare. Umuntu udafite igiti ndamureba ngasanga ajya gushaka gucana urukwi akajya gusaba nkatwe tubifite, yego turamusayidira, ariko rero tukanamukangura no kugira ngo abe yashaka uburyo nawe yatera igiti, kuko ntago umuntu yazaba mu buzima bwe asaba urukwi, uretse yuko rimwe na rimwe bamwe baba badafite aho batera igiti. Naho ubundi igiti ni ngombwa ku muntu ufite aho agitera, nta butaka bwagombye gusigara budafite ikintu kiriho. Igiti ubundi ni ingirakamaro, baragicana, baracyubakisha, ubundi kivamo n'imbaho n'inzugi, anjenali n'ibyo ngibyo muri rusange. Gukangurira abanyarwanda gutera amashyamba iyo binakozwe n'umukozi muto mu mushinga, nuko koko abazi icyo amashyamba ahatse mu buzima bwa buri wese. Uyu ni umukozi muto ushinzwe kurinda pepiniere ya Duhami Kadri mu karere ka Rulindo. Nimba Duhami Adri itere umuturage ishyamba agomba kuryitaho. Noneho natwe nk'umushinga tugerageza gukorana n'imidugudu, izo ntusi cyangwa se gereveriya, hari n'ibiterwa mu myaka, ubwo bakabyitaho tukaza tujya kureba uko bimeze. Nk'uko byakunze kugaragara mu mpande zose z'igihugu, ahaterwa amashyamba byagaragaye ko isuri ibikumiriwe mu buryo bwiza. Aka karere k'imisozi miremire cyane, dore ko ubutumburike bwako bubarirwa hagati ya metero 1400 na metero 2000. Amashyamba nabo basanze yaba igisubizo mu kurwanya isuri kuri iyo misozi. Tukaba rero dufite gahunda yo gukurikirana amashyamba cyane nk'igikoresho cy'ingenzi mu kudufasha kurwanya isuri. Mu mwaka washize wa 2010-2011 twari dufite hegitari 6,371 zihinzweho amashyamba. Ubwo tukaba twari dufite n'amaterasi y'indinganire, twatangiye dukomeza no kuyakora kuri hegitari 3,793, kandi aho naho duhingaho ibiti bivangwa n'imyaka. Twari dufite imigano twateye hirya no hino yo kurwanya isuri isaga 35,000. Tukaba dufite n'ibishanga hegitari zirenga 670 ari nazo duhingaho ibiti, urubingo n'imigano byo kurinda imigezi irimo. Tukaba tugira imvura nyinshi mu karere ka Rulindo, kuko imvura mu gihe cy'umwaka iba iri hagati ya milimetero 900 na milimetero 1,600. Ko twateruye iki kiganiro tubivuga, amashyamba agomba kugira imicungire myiza ishoboka kugira ngo abashe kuvamo umusaruro mwiza, cyane cyane yitaweho mu buryo buhoraho, dore ko kwera kwayo bigombera imyaka myinshi. Icyaza gutuma cyose adasagamba uko bikwiye kiba cyayabereye imbogamizi. Muri iki gihe intego niyo kugira ubuso bwose bushoboka amashyamba. Kubigeraho birasaba imbaraga za buri wese. Mu karere ka Rulindo ngo bateye amashyamba, ariko bafite aho bashaka kugera bumva bataragera kuko hakiri inzitizi zigaragara. Nibyo koko amashyamba ntituragera aho twifuza, ko twifuza ko tugomba kugira nibura 30% y'ubuso bugize akarere ka Rulindo bugomba kuzaba buhinzweho amashyamba. Kandi ubuso bwa Rulindo ni kilometero kare 567.
nababwiye buso tumaze kugeraho, murumva ko turacyafite urugendo. Gusa icyo nabizeza nuko mu nzira turimo dukoreramo biri kugenda neza. Buri mwaka ingamba twihaye tuzigeraho, ibiti biteguwe byose biraterwa neza, nubwo hataburamo inzitizi nababwira nuko buriya amashyamba menshi dufite mu karere ka Rulindo ni amashyamba yahinzwe kera mu gihe cy'abakoloni, arashaje kandi kuyasazura bisaba ingengo y'imari iri hejuru cyane, mu gihe amafaranga agenewe kwita ku mashyamba ari make ugereranyije n'akenewe. Ariko ibyo ntibitubuza gukomeza gutera amashyamba mashya no gusazura buhoro buhoro uko tubishoboye. Ikindi hari abaturage batari bamenya ko ibiti bishobora kubaha amafaranga aruta ibyo babisimbuza ku bantu bamwe na bamwe. Dukomeza kwigisha kugira ngo abaturage batere ibiti, banabifate nk'ibintu bizabaha amafaranga, bishobora kubabera ingwate, kubona inguzanyo mu mabanki, ku buryo bashobora kubifata nk'iyindi mitungo ibaha amafaranga. Ubwo rero bisaba gukomeza kubegera, ariko ntabwo ari bo benshi, abenshi ni ababyumva kandi babikunda.